bakobwa nimukeshe igitaramo yewe muhimbaza umunyarwandakazi yasubiranye agaciro ke, yasubiranye umwanya we. Umwanya we mvuga ni umwanya wo mu rugo, kuba yubashywe, kuba ari umuntu ufite agaciro, ni mu kazi, ushoboye kugira akazi hari akajya mu biro, hari akajya kwikorera muri entreprise, hari gukorera undi muntu, hari kwikorera hose. Umunyarwandakazi yasubiranye agaciro ke, haba amashuri abakunda gukurikira ibyacu mu gihugu, hari aho usanga abantu b'abakobwa ubu ngubu aribo benshi ku bahungu. Nta mwana ushobozwa kureba mu ishuri kubera yuko ari umukobwa. Icyo nacyo ni ikintu rwose kigaragara, haba amashuri imbere mu gihugu, haba amashuri hanze, bose abana ni bamwe barareshya bashobora kubera. Ahandi bakomeye mu nzego z'ubuyobozi, ibyo ntacyo bikwirwa mbabwira. Urugero dukunze gutanga inteko ishinga amategeko yacu, cyane cyane umutwe w'abadepite, haba muri umutwe w'abadepite, haba muri sena, haba muri guverinoma, haba mu zindi nzego z'uburi gihugu, naho utasanga umunyarwandakazi. Haba mu gisirikare, haba mu gipolisi, umuntu apfa kuba abishoboye kandi abishyizeho umutima. Ndetse ibyo tuvuga ko leta y'u Rwanda yahagurukiye mu gihugu imbere bikaba bigaragara, aho turi hanze aha ngaha mu mahanga ho byifashe bite? Aho turi mu mahanga mwibuke yuko leta y'u Rwanda yemeje ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu mahanga baba muri bihugu turimo, ko nabo bafite umwanya n'uwo bagenzi babo bafite mu gihugu. N'abanyarwandakazi barimo turavuga abagabo, ariko bakaba bafite n'ibyo basabwa nk'uko bisabwa abanyarwanda n'abandi bari mu gihugu. Ndagira ngo mbifurize cyane umunsi mwiza, umunsi wacu twese, ariko by'umwihariko nagira ngo uyu munsi mwifurize abagabo bicaye hano. Iyi ni manda ya gatatu ya DLV Rugari, ishyirahamwe ryacu twishyiriyeho dufite impamvu kandi tuzi n'ikizatumarira kandi nicyo kinarira n'igihugu cyacu. Ariko dukunze guhura mu bintu byinshi, ibitaramo, bahurira hano kuri ambasade, tukabona abagabo baje ari benshi. Ariko uyu munsi w'abagore abagabo baza ari bake, ku buryo ngeshaka kwibaza niba abagabo baba hano mu Bubiligi b'Abanyarwanda, ese iterambere ry'umugore w'umunyarwandakazi na dignité yasubijwe na perezida wacu muraryemera cyangwa? Ubushize narabavugiye cyane, ariko uyu mwaka navuze ko ntari bubavugire rwose. Ibyo ngewe nk'umugabo ndumva mbyumva, kubera ko hano mu Burayi aho tuba, iyo urebye kugira ngo iyo abantu bafite abana, umudamu agira gahunda n'abana cyangwa umugabo akagira gahunda n'abana, ugasanga kugira ngo ubone abantu babiri icyarimwe kuwa gatandatu ariwo munsi baba bafite konje, ntabwo biba byoroshye. Sinkeka ko ari ukudashaka kubyitabira, ahubwo ni ukuvuga ngo buri muntu aba agomba gukora gahunda yo mu rugo. Nkanjye niko biba byagenze kugira ngo mbashe kuba ndi hano, nuko madamu aba yajyanye n'abana. Urumva ko rero ari ibintu ntabwo mbibonamo ikibazo, ahubwo navuga ni twishimire ko hari n'abandi bari bahari. Ibyo ni byo byiza, ntabwo tugomba kubibona nk'ikibazo. Ni ubwuzuzanye, turahari, n'abake baba bahari baba ari bake beza. Uyu munsi rero ni umunsi twizihiza, umunsi mukuru, umunsi mpuzamahanga w'umugore, w'umwari, w'umutegarugori. Tukaba rero twabishyize kuri iyi tariki, kuko ari umunsi wa ku itariki ya 8, twabishyize hafi itariki ya 8, itariki ya 11, kuko abanyarwanda bari hano, ko tuba mu mahanga tuba dufite imirimo myinshi, kugira ngo duhure hagati mu cyumweru ntabwo ibintu biba byoroshye.
nicyo gituma rero umunsi twawushyize ku munsi wa gatandatu. Tugerageza kutajya kure y'itariki ya 8, kenshi tubikora wa gatandatu ukurikira itariki ya 8. Hagizimana ukira perezida wacu Paul Kagame, umugabo ureba kure, umugabo ushyira mu gaciro, gukunda igihugu cye, kuko burya gukunda igihugu ni ibintu bikomeye. Icyo kintu gikuru cyane, kuko iyo ukunda igihugu utagikundira inyungu yawe personel, ugikundira inyungu y'icyo gihugu cyawe n'abantu b'abanyarwanda bagenzi bawe, bavandimwe bawe, reka ko ari cyo gituma. Kuko se none baravuga bati u Rwanda rwirwa ruvugwa mu gitondo kugeza nimugoroba. Niba ari amazu yubatswe na hano i Buraya arahari, niba ari imihanda ikubuye na hano irahari. None se ikintu gituma u Rwanda ruvugwa cyane n'ayo mazu, nk'aho ariko bwa mbere abazungu bayabonye? Ntabwo ariyo rwose. Nagira ngo tujye twibaza, tuvuge tuti abanyarwanda kuki ari twe tuvugwa ubu ngubu, ntabwo ari ariya mazu rwose. Nta kintu gishya kindi twakoze abantu batazi. Ariko c'est la noblesse des Rwandais. Moi je trouve que les Rwandais nous sommes nobles de naissance. Abagore bo rero ntabwo uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane mu mateka y'igihugu ndetse no mu mateka y'isi. Ngiye nk'umugabo naje kwifatanya na bashiki bacu n'ababyeyi bacu kugira ngo dushyigikire koko umunyarwandakazi akomeze agere ku buringanire, agira agaciro yari yarambuwe. Kandi nanone murabizi ko mu kinyarwanda abadamu, abakobwa buri gihe iyo baherekejwe na basaza babo ni ibintu byiza cyane, ni umuco. Pour moi, la Journée internationale de la femme, c'est une occasion pour célébrer les accomplissements de toutes les femmes, pour se rappeler d'où nous venons, tous les combats que les femmes dans le passé ont eu à mener pour que nous puissions en arriver là aujourd'hui, dans une société qui reconnaît la valeur de la femme et lui donne les mêmes droits, des droits égaux à ceux des hommes. Urebye ikintu cyashyizwe imbere gahunda y'uyu munsi no kuvuga agaciro umubyeyi, umudamu yahawe, yashubijwe mu mateka nyarwanda kubera amateka yacu twaciyemo ameze nabi. Usanga umudamu yaragiye ahagirira ibibazo, ahohoterwa. Ubu rero kuba hari abadamu benshi bafite imirimo y'ubuyobozi, nko mu Bubiligi ni 90% y'abantu bayobora diaspora, ni ikintu gikomeye rero. Kandi abadamu ni ba mama, ni abadamu bacu, ni abakobwa bacu. Ubwo nyine ubwo buringanire bwaje, numva ari ikintu gikomeye umuntu wese agomba gushyigikira. Mumbabarire rwose tubanze dushime abantu badushoboye, batumye dushobora kugarurirwa agaciro. Abambere na mbere ni ababyeyi bacu, ababyeyi bashoboye kurera abana babo, bakabarera babazaniramo amahoro, uburere bw'amahoro, bwo gushaka amahoro iruhande rwabo. Kuko kumva ko usumba undi, kumva ko ugomba gukandamiza undi, ni kwa kubura uburere, ni kwa kubura uburere bwiza. Kuba rero twaragize ababyeyi beza bose bashoboye gutuma abana babo bumva ko umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu bose bagomba kugira uburenganzira bumwe, bose bashobora kuzuzanya mu mahoro. Icyo ni ikintu cyiza tugomba kwishimira. Abandi tugomba gushimira ni abagabo n'abagore bakora akazi kabo neza. Muzi neza ko mu Rwanda kimwe n'ahandi hari abagabo bakora ku buryo umugabo n'umugore bagira uburinganire, bakora ku buryo umugabo atagumya guhohotera umugore, bakora ku buryo umwana w'umukobwa agira uburenganzira nk'ubw'umwana w'umuhungu.
abo bantu rero babikora batareba umuco, batareba ibyo babayemo kuva kera, abo bantu dukwiye kubashimira rwose. Ku by'umwihariko ariko ndagira ngo nshimire abagore aho bari hose bakora imirimo yabo neza, kuko iyo dukoze imirimo yacu neza bituma abandi batugirira icyizere, bakumva ko niba njyewe n'umugore narakoze akazi kanjye neza, n'undi nawe azagahabwa agakore neza. Ibyo rero byatumye koko icyizere kigaruka, guha umugore agaciro bihabwa intebe. Mu myaka 20 ishize u Rwanda rwabaye icyitegererezo ku isi hose mu byerekeranye n'imizamukire y'umwari n'umutegarugori. Byatewe n'imiyoborere myiza, byatewe n'umuyobozi cyane cyane w'igihugu cyacu ufite uburyo bwe abona umwari n'umutegarugori, abona ingufu umutegarugori afite, kandi ko ashobora atamuzamuye igihugu ntabwo cyazigera kizamuka. Dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kubera ko atari we sinzi niba aho tugeze tuba tuhageze. Ibyo byarabaye biragaragara, ubu umugore niho ariho yagaruriwe uburenganzira, yagaruriwe byinshi, ariko se ibyo byinshi yagaruriwe turabizi. De mon côté, je trouve que c'est vraiment intéressant de participer à ce genre de débat, pouvoir en apprendre un peu plus sur les avis des autres, pour pouvoir connaître notre culture, la place de la femme au Rwanda. Donc pour une jeune comme moi qui a grandi loin du pays, c'est vraiment une bonne expérience pour en apprendre davantage et ça va pouvoir me construire. Icyo nakubwira cy'umwihariko nuko nk'abadamu bari muri diaspora, nkuko umudamu ari umutima w'urugo, usanga n'ibikorwa byinshi bikorerwa u Rwanda cyane cyane bikozwe na diaspora, abadamu nibo bitegura, ndetse iyo unabirebye neza abadamu nibo nakwita ko ari umutima w'umwe n'ubwiyunge hano, kuko bo banagera mu ahantu hose ntaho yiheza ntaho ahezwa. Usanga ari icyo kintu abadamu barakigezeho, ari umuganda ukomeye baha igihugu, kuko haba mu kwakira, haba mu gusigasira neza abo bari kumwe, haba mu guhuza abantu, usanga abadamu ari umuganda ukomeye baha igihugu, ku buryo rwose igihugu kuba kibafite mu buyobozi ndetse ari benshi muri diaspora bayoboye ni ikintu cyiza mu mateka y'igihugu. Ni ikintu utaca iruhande cy'uko n'abanyarwanda muri diaspora, abanyarwandakazi muri diaspora bafite ijambo rikomeye kandi bayoboye neza. Ntabwo rero bigarukira iterambere, ntabwo ryagezweho mu gihugu gusa, ahubwo bajye bongeraho na diaspora, kuko diaspora ni intara ya 6 mu zigize u Rwanda. Iyo rero bavuze bakibagira ko muri diaspora noneho hari 90% nayo yarenzweho abategarugori bateye imbere, icyo kintu hari ikintu cyo kibagiranye. Ubutumwa bugere kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi bayobozi bamufasha muri guverinoma ko n'abadamu muri diaspora bateye imbere cyane. Ubutumwa umuntu yari navuga ko bureba ari nabwo turaganiraho cyane, no kuvuga ngo abanyarwandakazi twashubijwe agaciro, mbese turabizi ko twashubije agaciro, mbese dukora iki kugira ngo ku gaciro kacu dukomeze tukagumane, kuko nkuko mu kanya twangeje kubyumva, ntabwo umuntu asubizwa icyo yambuwe, kandi ntabwo umuntu asubizwa n'uwamwambuye. Bivuga ngo igihugu gifite ubuyobozi bwahaye agaciro umugore, kuko bwasanze umugore ashoboye. Tugomba kwerekana ko dushoboye kandi turashoboye, koko igikuru ko tugirirwa icyizere, aho umugore yagiriwe icyizere n'ukuri imirimo arayinoza uko bikwiye. Ubutumwa mfite bw'abanyarwandakazi baba muri diaspora ni ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwo gukomeza gusigasira umuco nyarwanda, kuko hano mu mahanga aho tuba dushobora guhumishwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bigatuma dutezuka kuri wa muco wacu, bizatuma tudashobora kuzagera ku byo twifuza kugeraho.
mu kinyarwanda bavuga ko ingendo y'undi ivuna. Ntabwo nzaza ngo nze nturutse iwacu ngo nze hano mu Bubiligi ngo nze niyemeze ngo kuba umuzungukazi kandi ntari umuzungukazi. Ni ukuvuga ko muri ubwo busirimu nshaka bw'abo bazungu ngomba guhera kuri wa muco wanjye nkareba ibimbereye muri ibyo by'abo bazungu, ariko ibyanjye nabyo ntabitaye. Niba ushobora kwavansa ukavansa neza utagombye gutsikira. Muri make ndumva aricyo nabwira abanyarwandakazi baha, ariko nkabasaba ko tugira n'ubumwe, kuko ubwo bumwe nibwo buzashobora gutuma n'ako gaciro baduhaye bahaye umunyarwandakazi mu Rwanda, abagatanze n'abaduhaye izo mbaraga zo kugira ngo tugire ubwo bushake n'ubushobozi bwo kubugeraho ko baba bataribeshye kandi tubereke ko dushoboye. Ce que j'ai retenu de cette journée, c'est en fait ça m'a inspiré de voir les expériences qu'ont vécues les autres femmes et de me rendre compte de la chance que nous avons aujourd'hui en 2017 en tant que femmes et aussi en tant que femmes rwandaises par l'expérience des autres. Donc j'ai pu me rendre compte qu'on a de la chance, que les choses ont changé. Et même aujourd'hui, il y a des questions que je ne me pose plus. Je ne me pose plus la question de savoir quelle est ma place dans la société. Je ne me pose plus la question de savoir si je suis égale à un homme. La question ne se pose plus et donc je me sens chanceuse et cette journée-ci m'a permis d'ouvrir les yeux à ce sujet.